ibaze mufashe utari kubyina navunira mu ivi. Hot flow Nikesi hatari aizo tupige muziki tujyana n'ingoma ry'agatsi musore nuzana ibibazo ndashaka tubyine tujyane n'ingoma ijara hararima tupige muziki tujyane n'ingoma ry'agatsi musore nuzana ibibazo ndashaka tubyine tujyane n'ingoma ijara hararima. Twongera tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Aka ni kakanya nabemereye kujya mbagerera aho mutakabaye mugera karindwi kuri kagenzi kawe. Uyu munsi rero muri studio za Sun TV Rwanda online dufite umutumirwa w'umunsi, akaba ari umuntu mukuru araza kubibwira. Nimujye kure. Urakaze neza muri studio za Sun TV Rwanda online. Murakoze cyane kabisa ko mwakiriye hano muri Sun TV Rwanda studio. Watangira wibwira bakurikiye Sun TV Rwanda online. Yes, murakoze cyane njye wahita hatari Isaac official. Nkaba nkora ibintu bijyanye no kuririmba because ngenda umuririmbyi ndetse ko ndi n'umuhanzi tumva ngo ngenda hangana nabyiririmbira nibyo nkora. Ubwo ndakeka ntarenza hanga kabisa kubibwira. Mwabyumvise umutumirwa wacu ni hatari kumva neza cyane. Ndakeka umeze neza. Meze fresh kabisa, biragaragara ahantu hose. Mfite swaga zose. Ariko hatari muri iyi minsi hari indirimbo cyashye ufite? Yes, mfite indirimbo cyashye, mfite n'amashusho. Mva ngo umuntu wishaka wese arikubasha kujya ku mbuga nkoranyambaga zanjye bonekaho akabona byinshi kabisa mu bikorwa byanjye, ndetse n'iyo video nshyashya nayo akabasha kuyibona. Ejo bundi hari indirimbo yawe nabonye irimo ngo akasongo yuha ni hatari. Rwose ntabwo wibeshye, ibyo bonye n'ukuri. Iyo ndirimbo nayo ni yawe? Ni imwe mu ndirimbo zanjye. Nicaye nkahanga nyuma nkanaririmba nkakora audio nyuma nkatunganya n'amashusho. Ubu kabisa abantu bari kugenda bayishimira hano hanze. Ariko hatari muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, nta kantu urimo utegurira abanyarwanda. Ese hari ako washyize hanze kagendanye nabyo, ese bimeze gute? Urubango nanjye nabirebye kabisa bitankora akantu. Hari indirimbo bita COVID-19 ni yanjye gusa nahuriyemo n'umuhanzi bita Fisburani. Urubango iyo ndirimbo nayo iri ku mbuga nkoranyambaga zanjye, uretse ko ndi gushaka kuyivugurura muri minsi kugira ngo noneho imere neza cyane, abantu barushaho kugenda bayibona ndetse bakuramo n'amasomo, kuko iri mu butumwa bwinshi cyane. Ifite message abantu batazi hatari ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki? Ukunda iki? Iwanyu uri umwana wa kangahe? Ese imyaka ingahe? Ufite umugore? Uragusobanura. Murakoze cyane. Nuvuga ngo njyewe ubwanjye hatari umusore utari muremure cyane, kandi umusore utananutse, muri make meze neza, ahantu hose ndakoretse. Sinzi imyaka niba ari ngombwa kuba nayivuga, ariko nta kibazo. Nta mugore mfite. Muri make tungenda cyari ku isoko, ndacyari single, ariko igihe ntazi byacamo bizacamo. Ufite umusheri? Wanjye ntago mufite. Hatari ndakumva neza cyane. Nta n'umwana uratera inda ba? Oya kabisa, nta mwana ndatera inda. Ntabwo ndabona umwana wicaye nabi. Ntabwo urabona umwana wicaye gusa, kandi ibyo mvuga abo ubona bose baba bicaye neza, bose bicaye babumbye amaguru nk'abari b'u Rwanda nk'ibisanzwe. Nk'abari b'u Rwanda. None hatari bakubwiye ngo umuhanzi ufite indirimbo zingahe? Kuri ubu indirimbo zanjye njyenyine zigira mu ndirimbo ndakeka ari 3, ariko ubundi njya nkunda gukora indirimbo mfatanyije n'abandi bahanzi batandukanye. Nizo mfite ari nyinshi, amakorabo niyo menshi kabisa. Wadufasha ugakuramo rinete bakara hatari ni muntu ki? Hari abantu baba bari kuri rinete bakase hatari no basanzwe banakuza. Hatari no ngo muri kureba urabona fresh ahantu hose, nuko ngukumva n'imbere. Nuko ngukuba wimereye. Wadukubitaho ku karimbo kamwe ukunda wemera uvuga ngo iyi ndirimbo ni iyanjye, niyo nemera, ni nayo nkunda? Today ni dance at tonight, hey,
Everybody wanna dance, so where it come, slow, slow, twese go down. Ndashaka tubyine paka tondo. Iki kirori ndabona ari hatari, my fever nabona tayari. Babambarize icyo muza kugotomera, nje ndiseriye buri kimwe ngenda gipeya, imbyino zifite gahunda, igishakamba cyangwa se igisirimba. Baby dance, make it dancing, bakwisagala muna WhatsApp. Baby dance, make it dancing, bakwisagala muna WhatsApp. My lady and gentlemen, hatari ni hatari kabisa. Official. Hatari, hari akantu nkubonye. Tubare kuba uri umunywi. Rwose. Kubera ko ukuntu uvuze muri iyo ndirimbo bigaragaza ko uri umunywi kandi ukunda ikintu. Nihe hantu ukunda gusohokera? Ntabwo ari ahantu harenze tugiye ubundi, bitewe n'uko ntabwo njya apfa gusohoka ndi njyenyine, mba mfite abantu nyine benshi cyane tujyana tugiye. Sasa jyewe uburyo bwo kwisanisha n'abafana banjye, ahantu aho ari hose umufana wanjye akifuza ko tumwira twanywayo, ahantu guest hazi niho nkunda kuba ndi, hano kwa abita kwa Habana Sun City. Naho akenshi cyane nk'abantu nsanga iyo nabishatse iyo nshaka gusagamba twica icyaka rimwe na rimwe. Gusa muri iki gihe bwo ntibyemewe. Muri iki gihe ntabwo byemewe, umva ngo nk'iyo mfite inyota danje nabagenda guca nkahita nkagura nkakaza nkakanywera mu rugo mu buryo bwo kwirinda cya cyorezo COVID-19. Hari n'igihe ujya ugira inyota ya danje. Inyota ntabwo za mvugo zanyu tumenye, hari igihe ujya ugira inyota ya danje. Inyota byo bitwika ariko ugasanga tuba twayiteguye dufite ikintu nyine twifunze tukagenda nyine tugakora igikorwa nk'abantu bose cyane rwose. None hatari urateganya ubu ngubu turi 2020, nta gahunda yo gushaka umugore vuba? Ese nturabona umukunzi? Ese uri kubiteganya? Nuvuga ngo izo gahunda zo gushaka, wenda inzira yo gushaka umukunzi yo nyirimo neza cyane. Of course niba hari n'uhari yumve ngo atari yarishakira umukunzi, tujye ko hari indirimbo mfite bitangenda kwifuza ariko ubu ndabifuza abakunzi. Of course gushaka umugore byo biri mu yindi map nzapanga, ubu ntacyo nabivugaho kabisa. Bivuze ngo uracyashaka umukunzi? Ndacyashaka umukunzi. Ntabwo ari bimwe by'abahanzi tumenyereye, umuhanzi aba yanga kuvuga uwo bakundana, ugasanga mbese yabigize ubwiru, ugasanga barahari benshi aranatendeka ariko badafite ni ugutinya kubivuga ko akutendeka. Ni iki ntabwo ntinya kubivuga, kuko abaturi bane benshi cyane, wenda niba hari wenda yaza kumwe gusendinga ubutumwa mukabibona, ariko ngenda cika naho hari kabisa, genda cyari single, nta kibazo kabisa, ngiye muhagaze neza. Baba bakwifuza bakakubura, cyangwa se wowe hari abo wifuza ukababura cyane, mbese ntubonana? Oya, aho ngaho sinzi ubwo nayivugamo, gusa wenda aho ngaho ndifashe ndumva ntacyo nayivugaho, gusa ariko njye nta mukunzi mfite. Kuko numva njyewe nababwira tu ese ikintu indirimbo kuko watangiye gukorera indirimbo, ndakeka hari wenda ntabwo watubwiye utangira, watangiye ryari? Ese ubona hari ukuntu biguteza imbere, bimaze kugeza kuki watubwira? Njye umuziki wanjye nawe utangiye 2017, urumva ko mfite uburambe buhagije. Ngenda ntangira gake ndibuka ntabwo nabaga mfite ubushobozi bwo kuba najya muri studio, reka nabonaga abantu bajyaho nkumva nyine mbona ari nk'abantu barenze gusa, ariko nyuma mbifatanya no gusenga nkavuga ati basi nanjye Imana izamfashe njye muri studio ndebe ukuntu haba hameze. Imana imurira umuti, mva mbona tujyanayo, tuba dukoze indirimbo ya mbere turi abantu hafi 9. Tubiye rya kabiri dushinga akantu kameze nakita nka groupe, abajama banjye benshi bari ahantu hatandukanye bahita babyuka, twari itsinda ryitwaga KBS, turi abasore 7. Tugiye twanakoze indirimbo bita nsekera ndore, abantu benshi, abanyarwanda benshi nyine barayizi, babashije kugenda bayibona kuko zifite n'amashusho. Nkomeza gutyo ngiraho mbona ubushobozi bwanjye, nkaba najya kuri indirimbo ndi jyenyine,
kandi mbibutsa ko njye natangiye ndapfa njye natangiye ndi umuraperi rero mu byo kuririmba nyine mbigiyemo vuba noneho watangiye uri umuraperi ubu ngubu usigaye uri umuririmbyi nagira ngo mbere y'uko uturirimbiraho ku akaraku gatoya nagira ngo ubanze utubwire wambaye rayibani zisa n'izihe zihenze na shani wambaye neza nk'umusitari biragaragara nagira ngo utubarire guhera hasi kugeza hejuru wambaye nk'amafaranga angana amafaranga ntabwo ari menshi kabisa wenda sinzi niba ari ngombwa ko navuga buri kintu cyose ko nakiguze ariko inkweto ntabwo birenze ipantaro ntabwo ari ibintu birenze wenda iyi jampa iri ifite kuri ibintu byanhenze nk'amadolari nka 12 amadolari 12 ngaho kubitira abakurikiye Sun TV Rwanda akarapu gakeya ubundi dukomeze ikiganiro. Yemen, ladies and gentlemen, ni hatari once again mu makanya nasabye nenge cyangwa nshimire ubutitabiriye ndashimira uwazindutse ndabyinira wahagurutse stage tuyizunguze kubitabire ku ruguzima ni burebure sheke yuwa baru komeze kubijyuberere ndababyinira ibyuya bize nk'ababasagatari simbyina muri bibure cyangwa se siransiye ndakora uko nshoboye mbishire n'urumare umwanzi w'igihe n'amasaha ariko ntacyo bitwaye. Yemen, hatari umwanzi w'igihe n'amasaha ariko ntacyo bitwaye. Ikigaragara cy'indirimbo zawe akenshi na kenshi zigarukamo ikintu kunywa. Uri umunywi ariko abyuka ko burya ibintu byo kunywa byaje na kera wenda ntabwo nzi byinshi cyane wenda ariko ndakeka kuko na Yesu ikintu kijyanye na divayi hari uko byagenze hari uko byagenze na Yesu niyo mpamvu nanjye kandi turi abana b'iki b'Imana. Of course kunywa n'ubundi bigomba kudukurikirana ngo gira icyo ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda urubyiruko bagenzi bawe abafana bawe dusoza ikiganiro. Okay ladies and gentlemen, ni hatari once again. Of course umuntu wese unkurikiye ikintu numva namubwira kabisa cyambere cyo nakomeze bamfashe cyangwa se banshyigikire bansapotinga mu buryo bwose cyangwa se ku mpande zose ku mbuga nkoranyambaga zanjye babasha kujyaho kugira ngo barebe wenda ibikorwa byanjye kandi wenda zimwe mu mbuga nkoranyambaga nkoresha of course harimo Facebook channel yanjye ya YouTube babasha kuvanaho ibihangano byanjye byose ndetse n'iyo video nshyashya nabwiraga iyi ndirimbo bita ikinyarwanda irimo amagambo menshi kandi y'ubwenge ko nabita ikigo gishinzwe ururimi n'umuco sinzi ukuntu nabivuga kiriya kabisa nacyo indirimbo cyarumvishe kiravuga ati ibintu binabo baje baranshaka turaganira n'uvuga ngo hari ibyo turimo dupangana bari kumpangisha kuko bitewe n'ukuntu bumvisha amagambo arimo. Ubwo rero wenda nk'umuntu washaka kureba iyo video cyangwa se umva bishaka kumva ayo magambo ni ukujya YouTube channel ukandikamo hatari aizo ukandika hatari aizo nyine ni hatari iyo bari yari ndende nyine itagira inyajwi. Aizo ni i na sana o ubwo iso mu kinyarwanda ariko rero umuntu agenda akandika wenda aizo ntibikunde neza ariko iyo byanditse neza ihita bivamo neza cyane hatari aizo official ugatubona ibihangano byanjye. Facebook naho ni hatari aizo official ukabona nyine tushaka nko kunganiriza cyangwa hari ikindi kintu indi nama ushaka kumpa niyo hantu wansanga kandi wenda n'ahandi ntaragira naho muri iyi minsi mbirimo biraza gukunda kabisa biraza gukunda ahantu hose bajya babasha kumbona n'ahandi utaragera n'ibintu biri hatari. Yes watubwira abahanzi nka babiri umukobwa n'umuhungu ukunda mu Rwanda umuhanzi n'umuhanzikazi ukunda mu Rwanda kaduhere ku muhanzi. Okay aho ngewe umuhanzi nemera mu Rwanda umugabo bita Shani Breeze kabisa uturuka muri no stress music kagufasha akarimbo ke kamfasha ka Shani Breeze. Darling rukundo waramutse uteye esufi takanyamuneza konjari bisanzwe nazindutse mu cyakare musigusinziriye niwivune nguraja mu gikoni humura naguteguriye ikacaye ukunda uragasanga ku meza be. hatari natwawe wagira ngo ni yawe uratubwira no ku muhanzi umuhanzikazi njye nemera no mu Rwanda umuhanzikazi bita Queen Cha. Ese Queen Cha? Yes Queen Cha niwe muhanzikazi wemera. Queen Cha muramutse muhuye
akaguha uburenganzira bwo kuba wamukoraho. Ni ikihe gice wamukoraho ku mubiri we? Okay, ni mwango giye duhuye hano se yanyemereye fresh kabisa Yakwemereye hose mbyemerewe. Numva ni ngombwa ko mavuga cyangwa ngiye mvuge ko oya havuge ntacyo bitwaye. namukora ariko hari ahantu uri kwitegereza cyane. namukora basi ku matama. Wamukora ku matama. Hari amarebo atandukanye hano mu Rwanda, harimo The Men, The Boss Papa n'ayandi agiye menshi cyane. Uramutse ugiriwe ubuntu cyane ko ushobora no gusanga harimo uri kukureba, ni iki kintu wamusaba, wamubwira iki? Okay, uvuga ngo igihe ikintu nasaba umuntu wese ufite ubushobozi cyangwa se nk'abo ba nyiri ma labels nuko babasha kugira kujya muri make kwanza reka nivuge nje mbona mufite impano pe, mfite impano kandi ni ibintu bigaragara buri wese abasha kubona. Babaye rero sasa babishaka kandi nkuko bafite ubushobozi, habe hari n'uri kunyumva kabisa yaza tugapanga, kuko ndayizi ko hari icyo twageraho kandi gikomeye cyane, icyo twageraho kabisa. Hari rebo wumva ukunze wumva wajyamo, ese iyo wazo ari wese nta kibazo, cyangwa hari ubukunda, hari umuntu abakunda ikintu bati byose iyo nabona nta kibazo, ariko iyi ngiyi byaba ari ahantu uvuga ngo ngerebo yari yose yakumva inshaka, nizera ko yambona tu amarebo yose ni meza, nta rebo n'imwe mbi. Ubwo ndabunze mvuze ndi iyo mvuga ngo nshaka iyi ngiyi, urumva n'ubundi abo bandi baje ntabwo nabemera kubera ko nashaka iyo ngiyi. Ariko ubu ngubu rebo iyo ari yo yose cyangwa se umushoramari wese waba ubishaka twakorana nta kibazo, kuko ubu ngubu nta muntu ufite unyitaho, ni njye mba ndi kwirwanaho turi kwakwana niyo yaza akagushoramo imari kabisa. Hatari yes sezera abakurikiye Sign TV Rwanda online, unabanyibukirize gukora subscribe. Ingobyi y'umuco wacu n'ururimi rw'ikinyarwanda, ifundo ry'ubumwe bw'abanyarwanda n'ururimi rw'ikinyarwanda. Yamen no kuba najangaha n'ururimi rw'ikinyarwanda bidufashijemo kugira ngo twumvikane namwe. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, haba hano kuri iyi TV Sign TV Rwanda, mukore subscribe. Then no kuri channel yanjye Hatari Aizo official, naho mukore subscribe. Then dukomeze kugenda nyine twiteza imbere, kandi namwe mudutera iyo nkunga yo kudukandiraho amaviews yongere, aba subscribers biyongere, tubone natwe rero ko aho twagira kugira ngo dukomeze tubahe ibintu bifite ireme kandi bimeze neza cyane kabisa. Kandi mwakoze kunyakira, ndabemera sana. Murakoze cyane. Iyi ni Sign TV Rwanda online. Uyu ni wa mwanya nyine nari narabemereye wo kujya nkabagerera karindwi kuri kagenzi kako. Ciao, ni Davis. Nice.